nawe uvugisha ukuri nkanjye muri siporo. Siporo itandukanye na politiki. Ariko uvugisha ukuri nkanjye. Cyangwa urandusha. Ngiye mu byanya simbizi. Byaterwa. Narishi ngiye ko wavuze ngo mvugisha ukuri. Cyane. Riganire gawe niko kumva. Ndari ko byumva umuntu agereranyije nuko. Uyu munsi rero tuzaniye Scovia, mwe mu banyamakuru baremereye muri iki gihugu cyacu ndetse no muri East Africa. Byanze bikunze arimo si kuvuga ufite uburyo avuga ibintu bije biryoshye kandi birimo ubwenge. Umaze no kumenyekana bari bwose uvuze Scovia umuneta umustar bisa ufite diaspora umuhitinzi niko rigana no kuvuga. No umuhitinzi cyane. Scovia tugwaye ikaze. Urakoze cyane. Reka duhere ku kantu ejo bundi wavuze kashimishije abantu ku mbuga nkoranyambaga dutangire dutangiye naba ari guhita umubwira ngo ko wakererewe. Nibyo nibyo nendaga kwe. Ahubwo noneho nazindutse. Bageze muri cyo nkora. Reka da. Ko wazindutse? Mwambeshya amasaha. No ko ejo bundi wakererewe. Ejo bundi wakoze akantu kashimishije abantu. Uravuga uti mba mfite ibindi ndimo sinkora hano. Sibyo se. Yego nibyo. Reka duhere kuri Scovia noneho mu buryo bw'akazi tubone kuza wenda mu bya siporo. Ubundi bikunze nyine kuba gake ko umunyamakuru aza agahita afata ikintu kiremereye cyane nka politiki akakiganira mu gihe gito izina rye rikamenyekana kandi yataka ingingo nyine nini ziremereye. Scovia biriya bintu uganira kuriya gushira amanga icyo mu cyongereza bita audacity kuvuga ati ndabivuga uko biri nta simbica ku ruhande. Biriya cyangwa bica ku ruhande ariko twe tuba tubona utabiciye ku ruhande tuba tubona wabyinjiyemo. Biriya bintu byo ntabwo ndi bujye impaka. Niwumva umuntu akubwira ngo runaka ni umunyabwenge aba yafashe ubwo akagereranya n'ubwo. Rero buri muntu wese aba ari umunyabwenge kuko niba umuntu wavuze ngo ni umunyabwenge ubwo urimo ubivuga arimo yumva wumuja. Rero kuba wumva mvuga ibikomeye ugereranya n'ibyo uvuga. Wakumva ukuri mvuga ukagereranya n'uko uvuga. Nk'ubu inkuru nsanze uvuga niba uvuga ko mvuga ukuri cyane kandi inzu uko mvuga uko kungana birasobanura ko harimo ibyo wabeshya abantu bakukurikiye. Oya ntago ari cyo bivuze. Ibyo ni njye urimo kubivuga ntabwo ari wowe. Oya navuga ntabwo bivuze ko nabeshye ahubwo ngiye muri bya siporo wowe ugakora ibya politiki ariko ni na field ebyiri zitandukanye kameme. Nawe uvugisha ukuri nkanjye muri siporo. Siporo itandukanye na politiki. Ariko uvugisha ukuri nkanjye. Cyangwa urandusha. Ngiye mu byanya simbizi. Byaterwa. Narishi ngiye ko wavuze ngo mvugisha ukuri. Cyane. Riganire gawe niko kumva. Ndari ko byumva umuntu agereranyije nuko. Oya nta kigereranya nacyo ahubwo uko kumva yumva uvuga ukuri kandi se wowe nawe niba ukurikira Rigani niwe wamubwira ahubwo ukameze niba ari umunyakuri muri siporo cyangwa se hari ibyo aca ku ruhande. N'abantu muri rusange bavuga ko uvugisha ukuri kubera ko ntabizi sindi buvuge ko abeshya cyangwa atabeshya. None rero muri rusange impamvu reka navuga ko mvuga ukuri nawe buriya bakuzi. Kuko abaye atakuzi ntiyamenye niba nabeshye cyangwa atabeshye. Ubwo nawe amakuru aba yafite ahubwo ahindure domaine ze. Anyways, none se Scovia n'ibyo kubashije ntabwo bisanzwe nyine ko tubona abadamu cyangwa se abakobwa biyangaje muri field ya politiki kandi ugasanga barimo barayobamo successful ugasanga nyine bari mu ngingo ziremereye nka ziri y'uburimo kuri mama w'u Rwagasabo n'izindi platforms zawe zose. Nyine ni ikintu nyine bamwe bikanga bakavuga bati ntago ari abagore benshi bajya muri la domaine. Wowe none wayisanzemo gute wayikunze gute dusangize wire kurutubwira. Kwirekura byo sindi bubikore usanda babwira hano ni muri siporo turirekura nyine ukomeza cyane. Yewe ndimo ndakubwira ngo ntabyo ndi bukore kandi ntacyo wakora ngo mbikore. Rero ariko ndagusubiza ngaho twagiye. Icyambere igituma muri iyi myaka nk'ibiri cyangwa 3 4 abantu bose tubabonye mukanakoresha terime rimwe na rimwe ntakunda ariko nyine kuko ariko mu bitekereza ubwo nibwo buryo bwanyu umuntu yabaye igihangange yamenyekanye bya bindi byose umuvandimwe yavugaga. Ariko tanzi
uza ko nzi se nyawikira n'uzi mutanze ufite umuvandimwe mu babiri bumufashe ariko imbuga nkoranyambaga nizo zasobanuye abantu abaribo ariko ntabwo arizo zabagize abo baribo Banga ubusanzwe kuri radio urabona ukuntu igituma murimo kuvuga ngo kuri YouTube hariho ibihumbi 2 ariko mu mushobora kuba mufite ibihumbi 20 kuri radio ntabwo rero muri buvuge ibigwi by'abarimo kubumva kuko ntimuzi umubare wabo aha rero imbuga nkoranyambaga zo ziradufasha gukora statistique y'icyabaye bikanihuta radio birasaba ngo uyumve nta kindi wumva utuje ugenda radio inshuro nyinshi tuba tuzifite mu modoka iyo uvuye mu modoka ubwo butandukanye na radio no mu rugo keretse abakunda kwambara za ntuza mu matwi nazo rimwe na rimwe iyo urushyura zitinya imbuga nkoranyambaga nizo zazanye ariko urebye imyaka tumaze dukora izi nkuru ni nyinshi wandika cyo kuri radio uza kuri televiziyo ibintu byo kuri televiziyo byose wabaye seriye ushobora kumara n'ukwezi ntarareba televiziyo amakuru ya Radio Rwanda cyangwa se ya televiziyo Rwanda n'urugero nkayarebera muri telefone yanjye ngenda bikaba birarangiye bigatuma rero igihe twari tutaragera kuri urwo rwego abantu bamwe nitwaye tuzi ko bahari kandi bahari ahubwo imbuga nkoranyambaga icyo zadufashije twarasohotse abari mu nzu twese mudusanga ku mihanda ubwo ni za YouTube nyine ariho nabo bamenyekaniye cyane ego ariko abantu bakurikiye ibinyamakuru kera banze kuri radio harya ni mu mwaka wa kangahe uri mu itangazamakuru uhereye igihe winjiriyemo 2011 ubu turi 2024 2011 rutangiye umuntu wigaga imibare muri Gardien ayitubarire ubwo ni 13 imibare ntisaba kujya muri primaire ya ariko hari social media habaga hari inkuru zikomeye mutega ubu dufite abanyamakuru bigeze gukomeraho hano uvuze izina abantu ba kera bakubwira bati wa munyamakuru nubaka bakiri umunyamakuru kuko atasohotse ngo aze kuri YouTube ngo bari kuri Twitter abari kuri Facebook na Instagram ntabwo muzi ubuhanga bw'uwo munyamakuru yego nta nubwo muzi uwo ari we ariko ushobora gusanga abenshi mwise abahanga bafite abo bigana bafatiyeho icyitegererezo ariko mu bihe byabo n'ubu nubwo bahari batarahisemo kwimuka mukagira ngo ntabwo ari abahanga gusa nyine izi mbuga n'ibitangaza hari uwo zibeshye ko yabaye igihangange hari uwo zituma tubona uburyo atari umuhanga cyane nk'uko twabivuga tugeranyije n'ubwenge bwacu buri umwe nyine zituma tumubona bidasabye igihe nicyo bikora ntabwo nashimira aho nashakaga ngiye kugusubiza ku kijyanye n'inkuru no kugihuza n'umugore ntabwo ubundi cyakabaye ari ikibazo kibazwa kubera ko keretse mu Rwanda nta wundi mugore ufite icyo yakoze gifitanye isano na politiki niba dufite umunyapolitiki mu rwego runaka nta gikomeye kirimo kuko niba umugore ahaguruka akavuga mu nama ifata ibyemezo abantu twese twamutega amatwi nk'umunyapolitiki ukomeye nta gitangaje ko haboneka n'umunyamakuru uri butangaze inkuru yakozwe n'uwo mugore n'ibindi rero nuko bigenda biza gusa haza amahitamo buriya ntibakakubeshye abanyamakuru niba mukora inkuru kubera ko muzikunda ntabwo muri abanyamakuru muri abanyabirori kuko umuntu ataha hajya kumva umuhanzi uri bucuranga indirimbo akunda ariko iyo uri umunyamakuru utara inkuru kubera ko ariyo wumva yacuruza turi abacuruzi icya kabiri yagira ikimara ibyo bintu byombi ariko nanone icya gatatu gikomeye umutimanama wawe ukubwira ko aricyo washobora ibyo bintu bitatu rero ku munyamakuru ari wese bikwiye kuba ari ihame rero kuba najya muri izi nkuru akaba arizo nkora by the way nta nubwo burya zose nzivuga inkuru ni icyo ubundi inkuru nifite icyo iri bumarira abayumva ntabwo inkuru ari uko ikomeye ahubwo gukomera kwayo ni umusaruro yatanze ariko inkuru uvuze ko ikomeye iteye ubwoba ikura abantu umutima ntabwo iyo nkuru ikomeye ubundi hari umuryango w'abanyamakuru witwa Pax Press nyine bavuga ngo dukora inkuru ziharanira amahoro kuvuga ngo kora inkuru imenyesha kugira ngo ufite ikibazo bamufashe urebye meya yowe abaturage ibihumbi hafi 300 kuvuga rero ngo azamenya buri muntu wese ikibazo yagize bizagorana kuvuga ngo buri munyamabanga nshingwabikorwa azamenya ikibazo
yagize biragoranye njye nk'umunyamakuru rero nicyo mpabereye ariko hari n'inkuru ushobora kubona si ngombwa ko inkuru yose nabonye nyitangaza ushobora no kuyibona ari inkuru kanguhe nk'urugero nk'inkuru y'umuntu ukora icyaha nabonye inkuru kuri Twitter umuntu yanditse nanayikozeho comment avuga hoteli imwe hano mu mujyi avuga ko abakobwa babacuruza ku bakiriye bakoramo abakobwa bakora amasuku cyangwa abaseriva umukiriye ubwo n'umugabo waraye mu cyumba abwira umukobwa batuzemera niba utemera ko uriya mugabo ushaka ko muryamana utazi aho yavuye mudafitanye gahunda turi bukwirukane nibyo nabwiraga nk'umuntu wabyanditse ndamwana nizere kubeshye kubera ko baye ari ukuri harimo amakosa abiri yakoze bibaye ari ukuri yatumye umunyacyaha ahunga yahaye mbese yabanje kubwira umunyacyaha ati va mu nzira ndore ndavuze va mu nzira hatagira ugufata niba atari byo rero yashebeje hoteli ariko nanone niba ari nabyo akaba atazi ari umuntu uzi kugura interineti agafunguza Twitter cyangwa X akaba atazi ko iyo habaye icyaha babwira inzego wenda niba ari umuntu ushaka gutangaza inkuru ari umunyamakuru nkanjye inzego zamara kuhagera zo ziri muri kazi kazo agatangaza inkuru kuko uwiruka ntabwo agifite irembo ibyo rero ni uburyo bwacu bwo gukora inkuru ariko ntabwo inkuru zose nzivuga icya kabiri mvuga inkuru kubera ko nzi ko kuyivuga hari icyo biri bumare ariko tugira n'ikindi cyiciro cyaho inkuru ziba zamaze kugera gute guhabwa umurongo urugero umuturage aranyandikiye arambwira ati rwose umucamanza yarandenganyije ambwira ukuntu ntoke ndamwicya mbere icyemezo cy'umucamanza gikurwaho n'undi njye nubwo twese ibinyamakuru biba ku isi twaza tukavuga icyemezo cy'umucamanza ntikiri buhinduke nihataba urundi rubanza ni noneho wajya kuvunya hatirega naho nagiye hanyuma bigenda bitati baregera urukiko rw'ikirenga cyangwa bamfasha ko turega urukiko rw'ikirenga ruvuga ko icyo kirego kidafite ishingiro ntumbuze ikintu gihari ndamwanya ngenda utahe wemere ko kuko wajya no kumva ikintu yaburanaga ukabona icyo ubwacyo cyavamo ruswa guhera ku ibanze ngo ugere ku rw'ikirenga ibyo rero ni inkuru dukora ariko inkuru ntabwo ari ikomera ntabwo hakomera umuntu hakomera inkuru ari nayo ndwara abanyamakuru mufite cyangwa dufite dukomera kurusha inkuru urakoze cyane muri makeya umudamu cyangwa umukobwa twumva ushaka kuza umunyamakuru yajya mu nkuru za politiki kandi bikagenda neza yabanza we ubwo akumva inkuru ngiye gukora ziramara iki niba mwe mukora siporo murashaka ko abantu bidagadura murashaka ko abantu bumva abakinnyi babo murashaka ko amenya ko musaza we ikipe akinamo uko byagenze murashaka ko amubona abafana ubwo niwo murongo mwafashe ntabwo akwiye kuza gukora inkuru nkora kubera ko yumvise mbivuga akwiye ubwe kubanza akiyumva avuga se koko nzabasha gukurikira inzira y'inkuru nzakora zo muri ubu bwoko kuyikurikira uko ireshya kuko inkuru y'urubanza duyihera kuri RIB tukazayigeza ku rukiko aho bavuga ngo urubanza rwabaye itegeko ntirukijuririrwa bishobora no gutwara imyaka 5 uzayikurikira urakoze cyane bune twatumiye umutumirwa Scovia tuba dufite duparti nka 3 ku byakora ariko tukamujyana no muri siporo nakisanisha na siporo noneho tukaza kumoza utuntu n'utundi dusanzwe mu buzima bwa buri munsi aho ngo hari ku byo ukora ubwo abantu bagiye banagukurikira kuri mama w'u Rwagasabo no kuri Mutesi Scovia ni channel zawe ziba kuri YouTube rwose ubundi bakwenjoyinge bumva amakuru ajyanye n'uko igihugu kimeze ndetse n'akarere no hirya no hino hanyuma twinjiye muri siporo bamwe batufana Rutsiro abandi bati ese buriya afana yihe afana Gasogi afana Reyo afana Aperi ubundi uhagarara hehe muri uyu mupira w'inyarugenge wa mugano wariganye inyarugenge rero ntabwo ndi umufana w'inyarugenge mu by'ukuri na kera tukibasha kumva imikino ku maradiyo tukanayireba no ku mateleviziyo ntabwo nari umufana cyane gusa nashoboraga gukora judgment nkurikije uko narebye umukino gusa niba nawureba kuri televiziyo cyane ko iyo muwogeza ntabwo umuntu ashaka kumenya uwakinnye neza n'uwakinnye nabi biterwa ahubwo ushobora kumenya umunyamakuru uruhande yogereje ariko kuvuga ngo umukinnyi bakinnye neza byo biragorana kuko urebye ibitego muvuga go bikarangira ari hanze ntabwo napfa kumenya uwakinnye neza numva radiyo ariko hanze mu Rwanda nkurikira iyo mikino ubundi ikipe mfana mu Rwanda ni imwe yari Amavubi yari nero yanjye urayumva yari Amavubi wayavuyeho ntabwo nyafana ariko nta nubwo najya kuvuga ngo abantu bareke kuyafana kubera ko
kwiga ishuri utazarangiza nta mpamvu yo kurijyamo. Ndi mu ishuri ndiga isomo nkaritsindwa nkarisubiramo, kera bajyaga ukaritsindwa, kera abantu bataramenya agaciro k'imyuga bajyaga bavuga ngo kwiga byaramunaniye najye mu myuga. Amavubi rero kuko nta myuga ikibaho, mwe muba ku bibuga muzatubwira ahandi ajya, kubera ko ukwiye gufana ikintu kizatuma wishima nibura rimwe. Kandi cya kabiri ntabwo Amavubi dukwiye kuyishimira ko yatsinze ikipe y'inyantege nke, ubwo nk'aka gakecuru umva ngo agakecuru kafashe ishoka indyankwi inshenyi, ubwo biraterwa nuko bayita ngo kasi ikibonobono. Urabona ikibonobono ni igiti kiba gifitemo umwenge imbere, iyo cyumye ugakubita rero kirabarara kikicamo ibya, ushobora no kugitanyura ukoresheje intoki. Akubiseho kiti baba ati imbaraga sinzisazanye, ati ndazisazanye imbaraga zanjye, ariko nuko yasaga ikibonobono iyo bintu rusi ntacyo yari bukureho. Rero Amavubi tuzajya tubyina intsinzi ari uko twashije ikibonobono. Siko twatsinze Afurika y'Epfo twashije ikibonobono siko. Hanyuma maze kwitsinda mukurikiza. Nukwibaza jewe nateze imodoka mva Nyabugogo ndajya Rusizi, none nsigaye Nyamagabe. Ubwo mu by'ukuri byamariye iki? Sinagumye Nyabugogo ngo nkora icyo nahakoraga, sinagiye Rusizi uri Nyamagabe. Nta gahunda wari ufite urugendo racyakomeje kugira Rusizi ku Mavubi. Bivuze ko rero wowe nyine urakomeje. Njyewe hari imyaka nk'itanu navuze nti noneho ubwo umwaka wa mbere wasigaye Nyamagabe, ubu utaha bazambuka Nyungwe, ukurikiyeho bambuke bagende wenda mu wa gatanu tuzagereyo. Mu by'ukuri niba urimo kubibona ubuse kuba mwaratsinze South Africa yiteguraga wenda kwigira mu gikombe cya Afurika, ntazi impamvu wenda ikabashakira amakipe ntaza yariyo n'abakinnyi bayo, mwe nimwe muza baba barajemo n'abagize, ariko wajya kureba ukavuga uti tuzayifana kugeza ryari. Ngemeruka kumva ngira ngo Amavubi aheruka kujya mu gikombe cya Afurika 2004. 2004 nibyo ntago yifuza. Abakinagamo baranapfuye bamwe muri bo. Ndashaka ngo wumve ukuntu ari kera. Bamwe muri mwebwe abato hafi ngira ngo havuyemo uyu nanjye, twe twapfa kuba dufitemo akantu ko kumenya ikirimo kuba. Mwe mwari abana barimo gufana ikipe mwiruka nko muri primaire ahantu ibirenge byuzuye ivumbi, none uyu munsi nimwe murimo kuvuga ngo ikipe ishobora kujya mu gikombe cya Afurika. Uribaza ni ikinyagihumbi, yakibaye myinshi ni ikinyagihumbi. Ubu ni imyaka 20 yaruzuye muri uyu mwaka. Yiruzuye nyine, ahubwo mutubwire bagiyeyo ryari ngo tuyikora anniversaire, kuko umwaka n'uyu yagiyeyo ryari mu kwezi mu gushake abazi itariki mu kwezi twikora anniversaire. Seriously icyo rero ni ikibazo. Ariko nyivuga kuri iki nigeze ntangira ntago mwacyumvise, kanongere mvuga nk'umuntu uri muri siporo, mwambwe mvuga nk'uri muri siporo. Hari terme nakoresheje nyayo ntimwayumva, kera tucyumva amakipe kuri radio tukayira no kuri televiziyo, icyo kintu nakivuze ntimwumva ko nyivuze. Mu by'ukuri ibigo by'amashuri byafunze ibibuga, mujya mwibuka kera ikipe iri bukine y'ikigo n'ikindi, byabaga ari ibintu bikomeye ukagira ngo baratwara igikombe cy'isi, n'abaturage bakaza cyane bagufana abana babo abandi inshuti, ibintu bigacika na polisi kaza guhagarara ngo abana batarwana. Ririya shyaka ryabaga ririmo na polisi yaje kurinda umutekano n'abaturage bazanye ibijerekani n'ibindi bintu bisakuza, cyari igisobanuro cy'icyo abantu barimo gukora. Uyu munsi mbwira aho wageze usibye ibimwe bagaruye harya ni Imirenge Kagame Cup, Umurenge Kagame Cup. Uzarebe n'uyo wabaye, nge hari umunsi nari ndi mu kazi i Rubavu, haza umurenge wa Busasamana ukina na Nyarugenge. Iyo ubona abaturage b'i Rubavu ukuntu banganaga baturutse mu byaro gufana iyo kipe, wari umenye igisobanuro cya siporo mu giturage cyari cyo. Ariko iyo kipe izaza ryari nayo kandi irimo irakinamo abasasa, wanaranga ugasanga harimo n'abavuye hanze y'igihugu n'abahashye. Nk'ubwo nk'iyo kipe ya Rutsiro mwavugaga irakinamo Umukongomani, ikinemo umuntu wo muri Kameroni. Koko mu by'ukuri uragira ngo umuntu w'Irutsiro mu murenge w'Epfiri ufashe ku kiyaga badafitemo abana babo azaza kureba iyo match ayirebamo iki hakinamo mu Kameroni, atanabwira ngo ihute ngo yumve. Atanavuze ikijerekani avuga ati shati muhungu wa Karekezi ni uri imbere ngo mumenye. Icyo rero nicyo kibazo cyonyine muri siporo kugeza ubu mu ijambo rimwe, nubwo mwavuze ko muri siporo ariko mu buryo bwa politike ntabwo dufite polisi ya siporo mu Rwanda. Ni nayo mpamvu rero gufana Amavubi ni nko kurwaza umuntu urwaye indwara muganga yakubwiye ko itazakira, ni ukwiyakira ukamurwaza ugategereza umunsi uti we
bikarangira urakoze cyane Scovia tugana ku musozo Scovia hari agasiporo ujya ukora se wowe siporo ukora mu buzima busanzwe? Ntazo mfite zihariye zanditswe n'abaganga cyangwa z'inzobere, ariko nyine hari uburyo nkora kugira ngo ubuzima bubeho. Scovia, hari ikibazo utari bugenda ntakubajije, benshi mu bagukurikira babona uko uvuga, babona n'ibyo ukora, hari n'abadatinya kuvuga ngo uriya mugore ariko ngashobora kuba ari igishegabo. Ni ibivugwa bijya bikugeraho urabizi? Harya mwe ntabwo umuntu ajya ababaza wowe si ubirebye ubibona Scovia, bansubize abantu bibaza bose basubize, noneho uze kumbaza ngiye uko mbiwa. Icyo kibazo sinyisubiramo kibike, nicyo nari bubaze. Ikihe? Icyo cyo kubaza ngo ubibona ute, ubona ndicyo ubundi igishegabo agomba kuba ameze ate? Ubundi ijambo igishegabo ni ryo twabanza no kureba ngo ni igihe bavuga ko umuntu ari igishegabo igihe byagenze bite. Igihe arimo gufata icyemezo yari ategereje cyangwa akora ibyo bise ko bigomba gukorwa n'abagabo, nicyo gihe umuntu bavuga ko ari igishegabo. Ni igihe umugore yabaga ari umupfakazi cyangwa umugabo yaratabaye asigaye ku rugo, agategereza ko umuturanyi azaza gukama inka akamubura, agategereza ko umuturanyi azagira icyo amufasha inzu yasambutse, yajyaga akavuga ati aho kugira ngo umugabo azasanga urugo rwarasenyutse reka nkora ibyo yakoraga. Uyu mugabo akavuga ati uyu mugore ukama inka, umugore akirerera abana, ni igishegabo. Buri unabizanye mu ijambo ryiza ni nka wavuze ngo ni igisa n'umugabo. Ni ukuvuga ngo arakora mu buryo bwa kigabo. Noneho nkagaruka nkabaza ngo umugore abaye akora nk'umugabo ntaba umugabo bifite iyihe ntege? Nayo subiza wowe ubona ndicyo ugura icyo kuko ukora imirimo y'abagabo. Bivuga ngo njye ntabwo mbifiteho ikibazo, kuko izina umuntu yakwita ryose nterwa ubwoba niyo babyita abana, kuko ubu wabinyita uyu munsi yarakererewe ko hari imyaka wenda yari bivuge nkavuga ngo i Rwanda umuntu ntiyitwa atyo, ni ikintu kibi. Ariko icyo yanyita cyose uko cyaba kingana kose mfite ibitugu bishobora kukikorera nkakigendana. Biteye ubwoba ahubwo wenda ku bandi bana bashaka kuba nk'uko meze, bakumva uko niswe cyangwa uko nabaye, bafata ibira ntitwazabyiviramo kubera urwego bariho. Ariko naseswa ko abantu abadamu bakunze kugira utuntu tw'ama emosiyo mu wenda umutima bamwe na bamwe woroshye nyine, ku buryo iyo bumvisha ibintu nk'ibyo bibavugwaho bishobora kubakomeretsa cyane. Ndakubwira ibyo abantu Scovia buriya ntabwo yabaye nk'umusirikare kwe, ati bikubune nyine ari umuntu ushabutse ufite morale, imbaraga, wabaye mu nzego z'umutekano. Aho wasigara wibaza ngo iyo umuntu ari umugore akaba umusirikare ubugore bujyahe? Ni urugero ntanga nyine ndimo ndasubiza. Aba bagore yakomeza kuba umugore ariko none kuki wumva ko wabaye umusirikare yataye ubugore? Oya, turavuga nyine byibura iyo character nicyo mvuga, byibura wenda ugakamuka kubera nyine trainings wabonye ibiki nyine imyitozo, noneho nyine ugashabuka cyane muri wowe. Reka mvuga mu rurimi mwumva, uvuga ngo kuba wimutse ukajya mu kandi kazi ntabwo bitakaza ubugore. Ni nk'uko n'umugabo twahura ahetse umwana atabaye umugore kandi si we wamubyaye, ariko kuko umwana yari akeneye ko bamuheka ahetswe na se. Ikibazo gihari kimwe cyonyine, utekereza ko kuba ameze ntibinsaba ko mbanza kuba umusirikare hanyuma dogiteri w'umugore kazana ponsenza agaca ukuguru? Ntabwo biteye ubwoba? Kuki se bidasaba ko dogiteri uri buca ukuguru k'umuntu warwaye kuko bagomba kuguca, cyangwa ubaga akareba mu nda y'umuntu agakuramo icyagiyemo bitamuza kubanza kuba umusirikare? Nawe wemera ko hari icyo training runaka zishobora gufasha umuntu kamenya umugore wabaye umusirikare n'umugore utari umusirikare mu buryo nyine bw'imbaduko n'iki sibamo? Nashakaga kukubwira ngo nge ndi umugore w'umunyamakuru, kandi mwarimu wanyigisha ntiyambwiye ngo nibigera muri aya masaha ukaba umugore. Wabaye umusirikare se? Ntaba narakiwe n'iki ko ntamugaye n'abanyikora aravuga ngaya ariko Paul retired wenda buriya besaga agahigo ko kugira ngo tube dufite retired ko Paul mu Rwanda, ariko ubundi ngo ni babiri mu gihugu urumva ubivuze. Abantu banze imyaka myinshi, no mu myaka nari nkiri muto ntabwo nigeze ngaragara muri urwo rwego rwari rwo rwose kugira ngo babyumve gusa, ahubwo nibemere ko
imyaka uko igenda ihinduka hari imirimo tugomba gukora uko byagenda kose cyane ko ifite inyungu. Urumva niba mwicaye mukavuga mutereka dutumire Scovia keretse niba mwantumye muvuga muti mu bagore dufite badafite icyo bakora gifatika wabarusha abandi ninde. Ariko niba mwantumiye mushyize ku meza y'abanyamakuru haba hari icyo ariko niba mwantumiye mukavuga muti mu bantu dufite hano badashinga ariko harimo ucumbagira mukazanage ikibazo cyaba kigihari. Ariko niba yari ku meza y'abanyamakuru mukatoranyamo nuko hari abagabo ndusha numvaga mfite navuga ku barusha. Icyo rero nicyo ngira ngo ntekereza ko mwasubiraho. Gusa nsoje mvuga ngo mwe nk'abanyamakuru muzatubarize kuba uyu munsi abaturage batacyumva imikino itambuka ku bibuga itambuka hiwanyu. Barambwiye ngo hari ni radio ni televiziyo yitwa Magic Sport TV ariko radio Rwanda iracyavuga umupira kuri radio. Iracyabivuga. Good. Turayogeza ngo bikavamo ngo kandi byagiyemo. Twogeza umupira nyine. Kuri radio bisanzwe. Yego. Gusa mwaba muzi impamvu leta uyu munsi yafashe company zitwara abagenzi igatuma haza n'andi makampani yo gutwara kugira ngo ku isoko habeho abagenzi bagenda ariko n'abacuruzi babyigane. Biratangaje umukino wanyu imyaka 20 yuzuye ikipe itashobora kwitabira igikombe cya Afurika. Ministeri ya siporo ifata icyemezo cyo kugurisha ubufana bw'abaturage kuko mu maradiyo dufite 100 niba ari kwangana cyangwa 50 televiziyo 50 online ibihumbi ukavuga ngo mu gihugu hagaragare ku muntu umwe. Kanguha urugero niba hari umuntu wafanaga undi munyamakuru w'ahandi adakunda rigani ubwo yavuye ku mupira niba ari we wawogezaga mumukuyeho mu buryo buteruye ariko mumukuyeho asanzwe muri quartier nta kibuga kibaye ngo azamurebesha amaso. Radio yafanaga yiwabo yamusanze cyangwa karongeye havugiraga ntikiwogeza uwo muntu muragira ngo Amavubi azakine baze kuri stade gukora iki noneho hanatsindwa ni ikibazo. Ariko rero Scovia hari akabazo kamatsika abantu bafite reka dusoreze hano warutashye wambaye impeta nk'umuntu nyine washingiwe. Ni ibibazo byinshi cyane hari abantu bavuga ariko Scovia ni single cyangwa ni umumama. Hari abantu bashaka kwibariza ntiwashubije. Hari abantu bambara impeta Nyarugenge atagize ariyo yiguriye. Ibintu byose nagupfa gukonfirima cyangwa wenda umuntu umuparteneri we yari akaba atagihari nakimeta ntayikure mu byo bishoboka. Mfite umugabo n'abana. Byiza cyane yo kuri YouTube bwari bwipanze akazi umutwarize niba ari singo umutubwire n'umumama. Urumva ibibazo biba byanatangiriye bibaze ko umuntu ategereje kuzarambagiza umuntu yabonye kuri televiziyo na radio cyangwa bikunda zacyura ubusa. Dusoreza cyane kiretse niba ari ijambo rya nyuma wumva watubwira nk'urubuga rw'imikino ni bwa mbere urukandagiyemo ubundi dusoza urubuga rw'imikino. Ndasoza mbabwira ngo mu nkuru dukora hari amakosa dukora twebwe dukora ku bindi byiciro ariko namwe muri uru rubuga rw'imikino kubera ko rwiswe urubuga imikino ni mureke ikiswe aho hari urubuga rw'abantu gukinira mureke kurugira zone y'imirwano zone turquoise kuvuga ngo haduhagaze hagati y'abarwana mwe mujye muri turquoise nibura mutandukanye abarwana kurusha ko ari mwe murasa abarwana. Hari igihe mukoresha nka terime cyangwa ikintu cyabaye wabyumva ukumva uyu munyamakuru nubwo aduha amakuru arimo arasetinga uko intambara igomba gutangira arimo arategura uko intambara igomba gutangira noneho mukaba mufite mazutu tugita gutwika ntabwo mutwika hariya murashumika bose kandi ugasanga rimwe na rimwe hari ikindi aba bantu bari muri siporo bafite imiryango bafite abana bazi ko papa ari umuntu uri seriye ukina neza. Gerageza ugaye ibyo atakoze ariko wiza n'umuntu ngo umuhere hasi ku buryo bishobora no kwafekta mu rugo. Wevuga uti yakinnye nabi hariya kandi ubusanzwe yakinaga atya yabuze iki ubundi cyangwa se bamuzanye adashoboye kuri uru rwego ashobora kuba yakina nko muri Gasogi ntabwo yakina muri aferi birarangiye Kenisa nyirenze. Murakoze cyane kabisa. Baryohewe cyane reka dufata akaruhuko gato cyane rero ubundi tuze tujya ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi.